Okay guys, ngo ikaze kuri channel yanjye ya Tech Tech, nizere ko wamaze gukanda subscribe wowe uri kundeba aka kanya. Mbere yuko ujya ureba video yanjye uje ubanza wakora subscribe, kuko iyi channel yacu itugezaho uburyo bwiza twakoramo amafaranga online ntagishobora. Nk'uko uri kubibona, iyi ni platform twageragezamo, niyo mpamvu mpise nkora video kugira ngo ubashe kubibona. Aha hejuru bahita Bitponics, link iri aho muri comment ya mbere, nibwo uri buze kuyisangamo. Abantu barebye video nashizeho kandi naberetse uburyo twakiriminze ariya madolari umunani reba batanze muri platform. Irimo utuntu dusha twinshi, irimo video kwereka uburyo yiyandikishijemo, ariko n'uburyo waba ubukuramo amafaranga nta gishoro washoye, kandi ayo mafaranga arabikurika. Kuko uri kubibona rero, yangiye kwereka iyi page ni iyo kwiyandikisha. Aha ngaha ushyiramo email yawe, creating password. Password ni ibigizwe n'ibi bintu bitatu, bigomba kuba ari imibare itandatu, irimo n'inyajwi ari itandatu kuzamura, inyajwi ndetse n'imibare, ariko nyine yari ibimenyetso bitandatu. Aha ngaha ukongera ukayisubiramo, urebe yuko neza umuntu wagutumiye ari uyu nguyu, ugahita wemeza. Aha ngaha iyo wamaze kubyuzuzamo uhita wemeza gutya. Umuntu birananira arinjira muri groupe yacu WhatsApp, arasanga muri nimero yanjye, ubundi anyandikire mufashe. Uhite ukanda aha ngaha kuri sign up. Ukimara kwiyandikisha urahingukira kuri page imeze gutya. Aha ngaha nakubwiye ngo habamo ibi bice, harimo trade, hakabamo future na asset. Ibi bivuze yuko umuntu ushobora gutradingira. Guys, nk'uko muri kubibona rero, aha ngaha hari deposit, hakabamo event, hakabamo rewards, hakabamo na invest. Ibi bintu nibyo bihatse ahantu tugiye gukoreramo amafaranga. Mbere na mbere yuko ukora ibindi bintu byose kugira ngo bikunde, mbere na mbere guys, aka kantu kumve neza, uraza hano kuri rewards. Numara kuza aha ngaha kuri rewards, urabona iki gice kimeze gutya. Urabona iki gice kimeze gutya, bakutubwira ati ngo complete mission erana rewards. Aka kantu kumve, urarangiza step enye, unlock your Laruga bonus package. Abagaba nimugoroba twayigize unlock. Nk'uko bisanzwe urahita uza wikandira hano kuri verify. Aha ngaha kuri verify now, aba aricyo kintu cya mbere ukora ukimara gukiriyetinga iyi account. Nuza gukanda hano kuri verify, sorry, kansubire inyuma bibereke neza. Aha ngaha ibi bice uko ari bitatu nibyo ukenera. Ikintu cya mbere ugomba gukenera, uraploadinga document yawe, urashiramo irangamuntu yawe imbere, front side, aba ari imbere. N'indi foto yawe iri, urayifotora neza, ujye muri galeri yawe uyihitemo. Hano wandike ushyiremo ifoto ya back side. Aha ngaha, aha ni kuri back side. Noneho hano urahita ufata selfie, urafata selfie. Hanyuma nusoza byose, urahita uza ukande hano kuri submit verification. Aha ngaha bahita baverifiya ibintu byawe, uhita uba review. Umara kubyaploadinga wakaze submit, none ukahita uba done. Urabona yuko instant review ni ako kanya bahita babireba. Hanyuma wowe iyo ukanze hano kuri front, bahita bakugeza muri galeri yawe, harangiza ugahitamo ifoto yawe ushaka. Aha ngaha ukahita ugaruka ugakanda hano kuri back, naho ukahita uhitamo ifoto ushaka. Reka tugaruke hano kuri home nkwereke uburyo tugiye kuba turi gukuraho amafaranga. Aha hari event. Nuza aha ngaha kuri event, urabona yuko aba nimugoroba barebye video yanjye, twamaze guclaiminga iyi event bari batanze. Batanga ama event menshi, niyo mpamvu ugomba kuba wakoze KYC kugira ngo nihabonekamo indi event tuze tuyifate hano. Urabona ko yarangiye. Event isigaye ni iyi ngiyi. Urabona yuko ni iminsi 5, niyo iri kubura n'amasaha 16 kugira ngo event iveho. Uratumira umuntu ukorere 1.20 bya USDT. Urumva ko ari amafaranga menshi. Umuntu umwe urarangiza kwiyandikisha, yarangiza akahita akora KYC, urahita uhabwa 1.20. Nuza ugakanda no kuri join, urabona yuko wahita ugera kuri iyi ngiyi. Iyi event urabona yuko isigaje iminsi 5 n'amasaha 15 n'iminota 51 amasegonda y'uri kuyabona. Wowe nta kindi uri bukora, urahita uza wikandire hano. Aha ngaha kuri copy, uhita ukopiya iyi link ukayisangiza abantu.
iyo ukimara umuntu akimara kwiyandikisha, uhita ubona ifera bonasi yawe yaje hano, gusa aza ari lokedi, bakayaverifiya neza. Iyi event yarangira nyuma y'iminsi 5 ukayasanga kuri account yawe yabaye unlocked. Ngira ngo murabyumvishije neza. Ni ubu buryo burimo bwo gukorera amafaranga. Noneho ikintu uzajya ukora, ujye ukora subscribe kuri channel yanjye, event iboneka ku kanya mpita nkora video, kandi una joining group yacu ya WhatsApp, uzajya urabonamo ama notification y'iyi platform. Nta gishoro tugomba gushoramo, gusa nawe ushoboye gushoramo ukaza hano ugakora deposit, ukaza muri trading niba nawe uzi neza ibintu byo gutradinga. Gusa twebwe ubwo buryo dushaka gufatirana aya ma event ndetse n'ariya yo gutumira.